hanyuma reka tujye kuri sujet yacu y'uyu munsi ariyo ya depression. Reji nk'umuganga, iyo tuvuze ngo depression, iyo tuvuze agahinda gakabije, tuba tuvuze iki? Depression mu biyitera cyose gishingiye kuri experience, gishingiye ku byabaye. Niyo mpamvu tugomba kubanza tugasobanukirwa igihe neza, twamara gusobanukirwa igihe neza karo dute tugaragara ko icyo kibazo uvuze ngo ese agahinda noneho gakabya byagenze gute. Ariko mpamvu umuntu utsindwa na energy ya depression aba afite ignorance, aba afite inawareness, abadasobanukiwe. Depression rero ifata igice cy'ubwonko n'imisemburo ijyanye n'ibyishimo kwigaragazwa no kwigunga. Indwara yose, ubushakashatsi bugaragaza ko indwara yose yabonetse kare, mewe na kanseri, indwara yose yabonetse kare iravurwa igakira. Ibuye ribonetse. N'umuntu wese ni byiza ko tutategereza ko ajya muri depression. Yego. Ni byiza ko twabona ko ageze muri cyagiye cyo kuba yagira agahinda kabije, yahuye n'ibyago bikomeye, yahuye n'igihombo gikomeye, yahuye n'amakuba akomeye. Abantu bagomba kubyumva rero bakagira icyizere, kumva ko uko byagenda kose igihe cyose ugihumeka, uko iyo wiyambuye ubuzima nibwo bwonyine udashobora bwo gutsinda. Ufashe icyemezo cyo kwiyahura niho honyine ubugiye udashobora gutsinda. Ariko igihe ugihumeka, waba urwaye, waba urembye, waba byagenze gute, waba wahumbye, waguteje cyamunara, bakugize gute, tujya twibaza, ese umuntu ashobora kubana n'agahinda atabizi cyangwa akabana n'ingaruka zako atabizi? Birashoboka. Nongeye kubasuhuza mwese aho muri, ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza nk'uko bisanzwe bamaze kubimenyera kuri YouTube channel yanyu ari nayo yacu Gisa Foster TV. Nabemereye kujya mbaha amakuru y'ubuzima bafitiye umumaro. Harimo abantu bambajije impamvu nari maze iminsi nakora ibiganiro, hari ibyo nari mpugiyemo bindi bijyanye n'akazi n'imirimo ya buri munsi, ariko nagendaga ngerageza gushyiraho udushoti utuntu duto uko wamenya wenda nko kwitera insuline, uko wamenya kwifata umuvuduko w'amaraso, ugashyira biriya kafu neza, n'ibindi bitandukanye. Nanababwira ngo nimba utaratureba n'utuntu tw'iminota nk'ingahe ujyeho urebe n'ikiganiro cya mbere cyabanje, kugira ngo tubane muri iki ngiki ufite amakuru yose ahagije yabanje. Mwabyumvise rero, ni Gisa Foster muri kumwe uyu munsi na King kuri kamera. Umutumirwa w'uyu munsi ari nawe nabazaniye, ni wa wundi ubushize, ntago ndi bwongere kumusaba kwivuga, yarabibwiye, ariko ndayibutsa amazina ye, ni Regis Muhire, mumaze kumumenyera. Uyu munsi tugiye kuganira ku gahinda gakabije, cyangwa se tuvuge ngo ni depression nka terime imaze kumenyerwa, ariko n'ubundi turajya tubigarura mu Kinyarwanda cyacu tuvuge agahinda, cyangwa se agahinda gakabije gaterwa n'iki kibaho ngo umuntu uko yiyumvaga, bya byishimo yari afite, wa munezero yari afite, bihindukemo agahinda gakabije kanatuma yiyambura ubuzima. Agahinda muri rusange ni iki? Ese ni inyifato, ni umuco, ni ingeso, ni indwara? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro hamwe na Regis Muhire. Amakuru ni meza. Iminsi myinshi haciyemo igihe tutabana. Umeze neza? Umeze neza nta kibazo. Urakaza neza nanone kuri Gisa Foster TV. Murakoze cyane. Nkuko wari ubivuze, ubushize hari ikintu wambwiye ngo kitabaye clair cyangwa utasobanuye uko ubishaka ngo abantu bacyumve nk'uko wifuza ko bacyumva, kijyanye n'umucyo n'umwijima. Yego. Niki? Ku bijyanye n'urugendo rw'ubuzima rw'abantu baragejeje kurusobanukirwa, hari ama opposite cyangwa se ibinyuranyo bindi bagerageje kumva ko atari byo kuko babitekerezaga. Gusa ku kijyanye n'umucyo n'umwijima ho abantu bagize ikibazo bakomeza kumbaza ku cy'umwijima n'umucyo, ariko buriya impamvu ikinyuranyo cy'umwijima atari umucyo nuko umwijima n'umucyo babiri kumwe, ahubwo umucyo ukaza kwerekana ko umwijima udahari. Ntago bishobora nuko tudafite ubushobozi bwo kwibonera icyarimwe, ariko umucyo n'umwijima bibiri kumwe. Iyo uzimije itara nibwo uhita ubona ko umucyo wari uhari direct, hanyuma umwijima n'umucyo ntago binyurana kuko babiri kumwe, ahubwo ni uko tudashobora kubibonera rimwe. Ibintu rero tudashobora kubonera rimwe ntibivuze ko bitari mu cyumba kimwe. Umuntu ashobora ko turi muri salo hano gutyo twese, umuntu ntatubonere rimwe, ariko turi mu cyumba kimwe, udafite ubushobozi bwo watubonera icyarimwe. Ni ibyo ngibyo. Okay. Ibyo
ndumva bisobanutse bamugamba ngo ahatari umucyo ntihaba umwijima, ahatari umucyo ntihaba umwijima, nyine atari umwijima ntihaba umucyo, birajyana muri make. Ni ukuvuga ngo kimwe iyo gihari haba hari ikindi. Yego, ntitwashobora kubibura rimwe ariko biba biri kumwe, biba biri kumwe, tukikuraho kimwe ikindi kitakiboneka. ngo wenda numva ko wenda kimwe giherekeza ikindi, kuvuga ngo biba biri kumwe bisa naho byicaranye nk'uko twicaranye. Yego, ariko tutayibonera rimwe, ahubwo birumvikana. Hanyuma reka tujye kuri suje yacu y'uyu munsi, ariyo ya depression. Reji, nk'umuganga, iyo tuvuze ngo depression, iyo tuvuze agahinda gakabije, tuba tuvuze iki? Depression ni ijambo turuka mu ndimi z'amahanga, ariko mu kinyarwanda bahita babisobanura neza ko ari uburwayi cyangwa se igihe hagaragaye agahinda gakabije ku muntu, ibita low mood. Ikaba ari indwara ikunda kugaragara cyane, bavuga ko ku isi yose abantu bagera kuri 5% baba bayifite, bafite depression. Muri abo 5%, abagore bakaba 4, abagabo bakaba 6. Niko OMS nabonye yabitangaje. Nabanje gusoma updates zijyanye n'imibare mishyashya, nasanze ari uko bimeze. So depression niyo ndwara, iyo ndwara cyangwa se niyo condition. Ni byiza ko twavuga condition kuko indwara nayo ni ikindi kintu, ni definition. Tuzabisobanura wenda mu bindi biganiro bitari ko indwara tuvuge ni condition. Tukoreshe condition cyangwa si ibihe umuntu agiramo akumva yagize agahinda gakabije. Bishobora kumara kugira agahinda ni ibintu bisanzwe, umuntu wese ashobora kugira agahinda, ni ibintu bisanzwe, ariko kuri depression kaba kakabije. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugomba kuganira se ni gute katagomba kuba kakabije. Ese ni ibiki bituma depression iza ku muntu? Uko turaza kubibona nk'ubu ngewe, within my experience, ngewe ubwanjye bwite ntabwo nshobora kugira depression. Suko ari uko navutse cyangwa se ari ibindi, ahubwo no kubera ibintu umuntu aba yarasomye na education umuntu amaze kugira. Yenda turaza kugera aho tubigereho. Yego, nicyo gisobanuro. Utararenga aho ngaho, nicyo kintu abantu bibaza, sibyo? Mu buzima busanzwe umuntu ashaka kugira ibyago, umuntu ashaka gutsindwa, umuntu ashaka kugira fera runaka mu buzima, akababara, sibyo? Ukababara ukumva ni yari uvuga ngo nagahinda. Yego. Ariko kugira ngo umuntu agire agahinda gashaka kumusunikira no kwiyaka ubuzima, yego, biracyari ibihe umuntu ageramo cyangwa biba byabaye uburwayi? Yego, biba byabaye uburwayi, ariko eka tuvuge condition. Kuko iyo tuvuze definition y'umuntu muzima, uko OMS imudefinisa, baravuga it's a complete physical, mental, social, psychological well-being, not merely absence of a disease. Indwara ntabwo ziburamo. Yego, ntabwo bivuze ko umuntu muzima atabarwaye. Yego. Akane mpamvu kwa muganga bakunda kuri ijambo ngo umukiriya, nuko hari igihe umuntu ushobora kuba uvuga ngo ararwaye, either nta ibimenyetso byafashwe bishobora kuba byahinduka, ashobora no kuba no muri watemera akarwaye. Niyo iryo jambo rikreya stigma rituma umuntu yiyumva ukundi kuntu. Byaba byiza abaye umuntu usanzwe, ntabwo ujye byumva bakoresha umukiriya cyane kuruta uko bakoresha ko ari umurwayi. Njya mbibona no mu mafishe yabo haba harimo client, ni umukiriya. Yego, ni umukiriya. Nkuko no mu iduka umuntu ajya kugura ngo ni umukiriya, no kwa muganga byabaye ngo ni abakiriya. Yego, kuko kuvuga ngo umuntu ararwaye ni ikintu gikomeye cyane. None se kugira ngo umuntu abe muri ibyo bihe, kuko nabyo ni ibihe bigize ubuzima tugomba kunyuramo, ntabwo umuntu iteka ashaka kubaho yishimye, ntabwo ibintu byose biba bigenda uko umuntu ashaka, sibyo? No kuvuga ngo uyu munsi ushaka kuba uri gukora ikintu kigakunda ukumva uranezerewe, ariko ejo kikagira kikanga. Ushobora no kuba uri umuntu wawe wakundaga wa hafi, none bigenda bite ngo umuntu wamubabara usanzwe dutuwe tunyuramo uhindukemo agahinda kanakabije, noneho byongeye ako kantu gakabije? Kugira ngo abantu babisobanukirwe neza, tugomba kubanza tukiga time, tukiga igihe. Yego. Depression mu biyitera cyose gishingiye kuri experience, gishingiye ku byabaye. Niyo mpamvu tugomba kubanza tugasobanukirwa igihe neza. Twamara gusobanukirwa igihe neza, karo duhita tugarura kuri icyo kibazo uvuze ngo ese agahinda noneho gakabya byagenze gute? Ariko mpamvu umuntu utsindwa na energy ya depression aba afite ignorance, aba afite inawareness, abadasobanukiwe, ari ibintu adasobanukiwe cyangwa se adashaka kwiyumvisha. Ndaguha urugero. Mu gihe dugira ibyahise, tukagira ibyaka kanya, tukagira n'ibizaza.
impamvu ibintu bigira imbaraga mu gihe cy'aka kanya ni uko tuba tudashobora kureba ibizaza. Tubaye tureba ibizaza ntabwo ushobora kubona iPhone 11 ngo wumvira gukanze ubaye ushobora guhita ureba 13 ako kanya. Impamvu dukanga nuko tudashobora kureba hazaza. Impamvu televiziyo imwe ifite ikiromba nini yadukangaga nuko tutari tuzi ko Flat TV izaza. Iyo tuye twarabonaga ubwiza bwa Flat TV, twarabonaga ubwiza bwa HD, ntago iyo televiziyo yako kanya yari budukange. Ndasubira ku gihe nanone. Nuvuga ngo dukwiye gutura ahantu hadatuma imbaraga z'ibyako kanya n'ibyahise bidutwara cyane ngo twibagize ejo. No kuvuga ngo dukwiye kuba turi ahantu tutari imbata yaho, tutari kumva ko ushobora kuhava tutari imbata y'ibyahise. Kuko ndaguha urugero, ntago ifi ishobora kubabazwa nuko idashobora kuguruka, kuko ntibiyirimo, ntibishoboka. Ntago inyoni kubitakoga mu mazi ngo iswimming ntago bishobora kuyibabaza. Niba rero ibyahise ari experience ntacyo ushobora kubikora, kuko ibyahise ni experience. Nta muntu numwe ku isi ushobora gukora undo. Hako akundi wohereza email yabitaragenda ngo undo yatigaruka. Yego. Role wari ufite muri pass wabuze umuntu wenda, wagize ibyago runaka, wahombye amafaranga, wagize igisebo wenda, ibyo ni ibyabaye bishobora gutera depression, ariko mukuri ntacyo ushobora kubikora. Umuntu wese agomba kugira composure, agomba kugira imbaraga zo kurenga ibyo bintu byabaye. Agomba kugira composure, akagira gutuza, akumva ko ibyabaye ntacyo ushobora kubikoraho, akabyakira. Nk'ubu ngubu ndaguha urugero, bakubwiye ngo sunika inzu igera haruguru, wabishobora? Ntabwo byakunda. None se bikunaniye wababara? Oya, ntabwo kuko n'ubundi ntabwo biri mu bintu nabishoboye. Kuba udashobora gushanja pasi, kuba udashobora guhindura ibyahise, nicyo kigomba guhita kuba udashobora kubihindura, ugomba guhita unabirenga ntunababare, kuko ntago kubabara bibaho. Neto mpamvu tuvuze ngo depression agahinda gakabije. Gashobora kuba kakaba ari agahinda, ariko kuba kakabije ni ukuvuga ko uri gushaka kwikira kuri standard yo gukora ibyo udashobora gukora. Ni ukwiholdinga kuri standard udashobora guholdinga. Nta guciye mu ijambo nubwo ngiye kuri gucamo. Ubwo ushatse kuvuga ko abantu baganzwa n'agahinda gakabije baba batsinzwe, bandaniwe kwakira. Yego, abaho kunanirwa kwakira ibyo bintu byabaye, bagahera muri cya kindi twita dinayo cyo guhakana no kutemera ko ibintu byabaye. Yego, kandi impamvu batabyakira nuko bumva ko hari icyo bagomba kuba bakoze. Bumva ko hari icyo bagombaga kuba bakoze. Hari umuntu twigeze kuganira, yari yapfushije umuntu, yari yagize ibyago, hanyuma akambwira ati uriya muntu nubwo yapfuye hari uburyo kinagombaga kuba namutabaye, namufashije, none ntibyakunze. Ukabona yagize ariho aricuza, ameze nk'uriho yicuza. Ndabenda musobanura nti ibyo bintu rero ntacyo ushobora kubikora. Bifate nkaho bakubwiye ngo sunikaho bo bikakunanira, ngo ni imbaraga zigufata udashobora kugira icyo uhindura. Niyo mpamvu tugomba niko nabyo tugasaba inema yo gukora, yo kwakira ibyo tutahindura, kuko ntabwo wabihindura. Izo nema yongeye kwishaka muri kiliziya, bambwire kwibaye inema yo kwakira ibyo utabashe guhindura, ariko da nibyo, kuko ni ikintu udashobora guhinduraho. Niyo mpamvu energy ya depression igufata n'igihe watinze ahantu ho kumva ngo ari cyo nari gukora. Ariko kujyaho biremewe, kujya aho hantu ho kwicuza biremewe. Ikibi ni ukwatinda. Niyo mpamvu bihinduka agahinda gakabije, iyo mbaraga ikagutwara. None se harimo ikintu mpora nibaza, nubwo watanye uvuga ngo ni ibihe tugeramo, njye nari nzi ko tubifata nk'uburwayi, kuko hari agahinda gakabije kageraho umuntu ajya no gufata imiti. Ntabwo n'ubundi bebye n'ikintu cyangiritse mu mubiri kitagihari. Ubundi tuvuze ngo agahinda gakabije kataka hehe hatuma umuntu ahinduka wese, ukabona kuko umuntu ufite agahinda gakabije na sosiyete ayivamo kenshi. Yego, n'ibiganiro bye birahinduka, n'imyitwarire ye irahinduka, ashobora no kwiyanga kumva ntabwo akiri umuntu nk'abandi. Ni iki kiba cyangiritse muri we cyane cyane, hamwe n'uwajya kubikosora n'uwajya kumufasha, yaba azi ngo ndi buhera hana bitewe n'icyangiritse muri we. Kugira ngo bisobanure neza no kugira abantu banasobanukirwe se n'ibyari bavuga ko umuntu, abantu bagomba no kubanza bagasobanukirwa se nibihe bimenyetso bya depression. Ibyo bimenyetso rero buri akenshi ibimenyetso bimanifest icyabaye. Hari ikiba kitagaragara, ndaguha urugero, hari ikiba kitagaragara
ariko gifite ibimenyetso inyuma byerekana ko cya kintu gihari. Akaba ariyo mpamvu umuntu yarwaye iyo yagaragaje ibimenyetso akenshi ntabwo ari bwo bafashwe, arafatwa umubiri ukagira incubation, nyuma ukagira igihe cyo guhangana n'uburwayi, nyuma uburwayi bwamurenga akaba aribwo agaragaza ikimenyetso runaka. Twihuse nko ku rugero iyo umuntu akenshi afite nka za infections ayabonera abasirikare umubiri ngo bazamutse ntabwo tubabona inyuma. Ubu ntabwo kurya aka kanya ngo buke ngo uhite ugira umuriro bitwara igihe cyane. Yego. Depression rero ifata igice cy'ubwonko n'imisemburo ijyanye n'ibyishimo kwigaragazwa no kwigunga, yataka imisemburo ijyanye n'ibyishimo, iyo misemburo ikabura ikagabanuka. Hanyuma ibyo bintu rero bigaragazwa n'ibimenyetso bitandukanye, harimo kubura appetit, kuva mu bandi, kwigunga, kubura concentration, kuguma kwisubiraho kwigarukaho. Noneho akaba ari byo bishobora no kuba byakurura umuntu uburwayi bwo kubona amashusho y'ibintu byabaye, akaba byamuzanira kubona amashusho bya bindi bya kera, agasa n'uri kubibamo. Yego agasa nk'ubona amashusho ari byo bita hallucination. Yego. Ibyo byose rero nibyo bimenyetso bya depression byatewe na ya misemburo imwe n'imwe y'ibyishimo yagiye ibura. Ni byinshi, hari ibi baba bavuga ko bitarasobanuka neza. Nibyo impamvu nabirushize nabigarutseho. Ntabwo ari byiza kugesinga. Ari koze kwa muganga ibinasobanutse no ku ishuri twakundaga gusubiza. Iyo wasubiza bakubazaga ibitera indwara wasubizaga byinshi cyane, nyuma ugashyira ngo koze idiopathique nayo ukayishyiraho. Yego. Ko hari impamvu itarasobanuka. Yego. Ni ibyo ngibyo, ndumva ari ibyo ngibyo numva ariko biba byagenze umuntu agatangira kugira ibimenyetso. Rero mpamvu iyo ubonye umuntu wabaye gutyo ari byiza kumwegera ukamuganira, ari byiza kumwegera ukamuganiza akabasha. Ikiganiro gishingira kuki no basobanurirwa basobanura bagishingiye kuki. Ubushakashatsi bugaragaza ko 75% y'abantu bafite depression nta buvuzi babona, nta buvuzi, nta nubaganiza, babigendana gutyo bakabibana. Yego, 75%. Niyo mpamvu n'iki kiganiro gishobora kugira umuntu gifasha nukumva. Niyo mpamvu tuvuga principe, buri wese afite experience, ariko principe nukumva gusa ko ibyahise ntacyo ushobora kubihindura, abo ugomba kugira abilité n'ubushobozi bwo kureba ibyejo. Akaba ari impamvu ibintu bigira agaciro mwako kanya na passé. Ni ibintu byoroheye buri muntu wese kumva ibyahise, kurura amakuru y'ibyahise, ariko kureba ejo bisaba wisdom, bisaba ubuhanga no gutuza. Nibwo ureba ibintu mu gihe cyejo, mu gihe cyose ukava mu ari igitabo nasomye kivuga ngo ni kitwa Science of Today, kivuga gusobanukirwa neza uyu munsi dufite ko. Reka ngwe nk'urugero agantu cyangwa tugenda ikiganiro cyo soft tunaganire. Baravuga ngo igiti kimwe ntabwo ari ishyamba. Si ukuri se? Igiti kimwe ntabwo ari ishyamba. Iyo tuvuze ishyamba nuko ibiti biba birenze. Yego. Kimwe. Yego. Hanyuma ishyamba ryose gitangirwa n'igiti kimwe. Byo si ukuri se? Iyo uvuze ko igiti kimwe rero atari ishyamba, uba uvuze ku ishyamba rirangiye. Ariko iyo uvuze ko ishyamba bitangirwa n'igiti kimwe, uvuze ishyamba riri muri future, ko nutera igiti kimwe ugiye gukora ishyamba. Ushobora guhera kuri kimwe ukazagera ku ishyamba. That's right. Yego, ushobora guhera kuri kimwe ukazagera ku ishyamba. Niyo mpamvu abantu benshi bakunda kumva ko igiti kimwe kitari ishyamba bigatuma badatera igiti. Ariko iyo umvise ko igiti kimwe gitanga ishyamba ryinshi, utera igiti. Nango kureba kure cyane bituma ukora. Niyo mpamvu tugomba kugira imbaraga zireba future cyane kuruta izireba muri past. Reka duse n'abagaruka gati nyuma, kuko hari ibimenyetso wavuze bigaragaza agahinda gakabije. Muri ibyo bimenyetso wenda harimo twumva ushobora kubazi umuntu bifite cyangwa nawe akaba bifite, aho bana bifite, niwo bahurira mu nzira, mu kazi, kwishuri, ahari hose abifite. Bene mbere turamugira inama yo kwegera umuganga ubihugukiwe, umuganga ubizobereyemo akamugira inama. Ariko utaragera no kwa muganga ushaka kureba mugenzi wawe wizeye, atari wa wundi ubwira ikintu ngo buke ugisange hariya cyagiye ku karubanda, ukamuganiriza. Nibura ngewe nemera ko kimwe mu muti w'agahinda gakabije harimo no kuganira, harimo no kuvuga ikikuri ku mutima, ukavuga ibihe urimo uranyuramo. None iyo umuntu akumvise naho ahera abona uko akugira inama. Ariko none hano nkaza nkibaza, reje akenshi dukunze kubona ijambo tukavuga ngo iyi ni impuruza. Sibyo, iyi ni impuruza. Hanyuma ni iki kintu, kuko abanyarwanda reka twigarukeho pe, muri kamere yacu hama ikintu bita kutivamo. Umuntu akaba ashobora kugira agahinda ariko ntiyivemo, akakabika muri we, agaceceka ntunabimenye, muri kumwe mugendana,
agaceceka pe ntagire ikintu avuga, ahubwo nkanyuma ukajya wumva ati umutwe umereye nabi, umugongo umereye nabi, byakuherera ukabona hari ukuntu umuntu ukabona umuntu ari kure ameze nk'umuntu ugeze nk'ahandi hantu mu ntekerezo, wamukora ukabona abaye nk'umuntu ushidutse aragarutse. Noneho wenda waba uzi n'amateka ye wakurura ukavuga cyangwa byakunda umuntu ubwo atavuga, hari insano baba muri we, hari ikimenyetso mpuruza. Nkuko tuvuga ngo wenda muri iyi minsi turi kwirinda iki cyorezo cya Marburg, nitubona wenda umuntu afite umuriro, wenda hari ukuntu aripfuna akabona amaraso, wenda ashaka kuruka amaraso mu nda, arimo araribwa muri za joint mu ngingo n'ahandi, ukavuga uti iki ni ikimenyetso mpuruza. Hari ikimenyetso mpuruza ku gahinda, hamwe wavuga uti uyu muntu nubwo atari kuvuga akwiye umuntu umusibura cyangwa akwiye umuntu gusibura, ubwo navuga ngo ikintu wakunda uvuga ngo iki kintu ntabwo kiri bukunde hatabayeho nk'ikintu kigikangura kugira ngo kibeho, kuko hari umuntu ashaka kuganiriza atari wo mwegereye, ukabanza kumwegera ukamubaza amakuru kugira ngo akunde atoboke. Hari ikimenyetso runaka mpuruza simusiga ushaka kubona ku muntu ukavuga uti gisa afite agahinda, cyaba gihari cyangwa ibyo byose ni ukushaka uruhurirane nk'urwo rw'ibimenyetso ukazashaka ukavuga uti uyu muntu afite agahinda. Mbere na mbere ni byiza bura ko kuko impamvu mbikubajije reka nkwibutse gatoya kugira ngo unafashe abantu badukurikiye babone ahantu bahera, nawe wumve ahantu hera ubabwira. Hari kesi twabonye, hari umwana w'umusore wigeze kwiyahura, sindibwe ku mazina yuko na famiye nkomeje kuyihanganisha cyane. Nge naganiriye n'umwe mu nshuti ze, arambwira ngo nta kigaragara mu bimenyetso cyari butume yiyahura. Hari umukobwa nawe wigeze kwiyahura muri za 2019 hari akwamakuza mu mujyi, nawe mbaza abantu bamwe bamuzi, barambwira ngo nta kigaragara mu bimenyetso cyari gutuma yiyaku ubuzima. Bo nkavuga nitwe ibyo turebesha amaso, ese nta gihe umuntu wenda agaragaza icyo kimenyetso simusiga ntitukiteho tukakinyura tukavuga ati ni bya bindi wenda umuntu atavuga, ni bya bindi umuntu arebwa umutwe, ni bya bindi wenda umuntu aba ashaka kwigumira kuri telefone no mu rugo ntagere mu bantu. Nta kimenyetso simusiga umuntu ashaka guhera akavuga ngo nyamara umuntu ashaka kuba afite ikibazo. Yego. Depression kugira ngo bitite tubyumva neza bayikrasa mu buryo butatu. Yego. Hari yako kanya igihe kiringaniye n'igihe kirambye kirekire. Yego. Iyo impamvu umuntu yahura yenda nayo turaza kusa nk'ababivugaho. iyi depression y'igihe gitoya ishobora kuza ikaba yagenda. Umuntu bavuga ko bafite yagize episode imwe mu buzima, uwo muntu wigeze kugeraho iyo episode ya depression yikiswe depression kagahinda kakabije kakarangira nyuma kongera kamera neza, uwo muntu n'ubundi abari kuri risk yo kuba yagira iyindi. Niyo mpamvu igihe cyose akwiye gusobanukirwa iyo gahunda, agakomeza kwiyumvisha. Ibyo twavuga ko umuti wa depression urambye no kwiyumvisha ko ibyabaye ntacyo ushobora kubikoraho, ahubwo impamvu Imana yaremye future, kuko future ni impractical ntushobora kubikoraho. Impamvu Imana yaremye ejo no kugira ngo ukosore amakosa y'uyu munsi. Yego. Ariko impamvu n'ubushiye twavuze ngo ikinyuranyo cya success, impamvu udashobora kugera ku butsinzi igihe cyonyine wapfuye nibyo bishobora kunyuranya n'insinzi, ariko igihe cyose umuntu agihumeka ibyahise byose bishobora guhinduka. Nta muntu udaseba, buri wese yaseba, ariko ibyo bintu bavuga ko bura inkuru yose bura ngo yexpira mu mezi 3. Niyo inkuru yabaye breaking igihe kinini, bavuze ko ari nshyashya igihe kinini, nta irarenza amezi 3. nta nkuru nimwe irarenza amezi 3. uratumaze kuza kujya kureba kuri za YouTube channel zindi nkareba inkuru ushaka kuyimaze kinga isa sex zirahari kabisa zimara breaking news. Ntabwo mvuze inkuru ni breaking niyo ngiyo n'ubwo babwira cyavuga nawe urayizi, ntabwo twiye tunayigarukaho cyane ko nuriya muntu uko nge ntashatse no kumuhamagara ari mu bantu nge nari navuga nakane kuvuga amazina ye yaravuzwe hamwe aho nge nari nicaye nabaga afite ubwoba vuga ni umuntu ashobora kwisanga muri dissocialization akava muri societe kubera ibintu birimo biramuvugwaho, noneho bikaridinga kuri kagahinda. Ejo nawe ukabona agiye kwimanika, ejo ni mbona garutse aseka icyurumenesha ameze neza. Nawe ni genda wa muntu ufite umutwe yakomeye pe, ngaho rero komeza tubwire ibyo nta kintu givuga atatarashira bro, atatarashira inkuru bakomeza papa icyo ndisobanura ubushakashatsi
bwagaragaje ko kiretse niba hagiye hazamo ibindi birungo ya gusa se kandi bishingiye kuri cya kintu kimwe kandi ndi kuvuga haba haragiye hazamo ibindi birungo bigatuma banyenaga umva byari bimeze nka ntuza nkasi ariko harimo ibirungo ariko byagiye hasi irahari nabonye akomeye nk'amabuye niyo mpamvu igihe cyose umuntu yahuye n'ibintu bikomeye yahuye n'ibyago yahuye n'agahinda abantu bagomba kudategereza ko kutagera mu gihe cy'agahinda gakabije indwara yose ubushakashatsi bugaragaza ko indwara yose yabonetse kare mewe na kanseri indwara yose yabonetse kare iravurwa igakira ibuye ribonetse n'umuntu wese ni byiza ko tutategereza ko ajya muri depression yego ni byiza ko twabona ko ageze muri cya gihe cyo kuba yagira agahinda gakabije yahuye n'ibyago bikomeye yahuye n'igihombo gikomeye yahuye n'amakuba akomeye tugahita tumwegera direct tukamuba hafi tukamuganiriza akabona tukamukuramo pase cyane tukamuhejo ko ariho Imana yaremye kugira ngo hakosore by'umunsi abantu bagomba kumva ko nta kintu kimwe kiri mu ntoki z'umuntu kirangiye ibintu byose bigira agaciro mu gihe cy'ako kanya muri preza ariko muri fitira kenshi story irahinduka ndaguha urugero muri 80 bavuga ko umuntu wabaga ufite Benz niyo mukire wabaga niyo muntu wabaga ufite 6 nuko ariyo marike yari ihenze icyo gihe yaje uwashoboraga rero kureba ikintu muri deep time ntareba ikintu muri atari muri jail of prison kuvuga ngo ku mastering science yako kanya uwo muntu ashoboraga kureba future y'imodoka yagomba kubona ko Benz ari nicyo ari y'icyo gihe ariko sinzi no tutatatse brand ariko niko byari oya yes ntabwo tuyatatse twabona ngo turi muri ni scenario yari kubona ko hazaza n'izindi yari kubona ko hazaza n'izindi akagira gutuza muri we akumva ko ibintu bishoboka impamvu Imana yaremye ejo nuko ni igitekerezo Imana yashyizeho kuko buriya optimism is free bose agomba kuba optimistic kuvuga nzagira ibyo byose biremye kwifuriza ibyiza muri wo kumva yuko urugendo rwawe rugomba kuba ari fresh nubwo hazamo ibibi yego igihe cyose ugihumeka yego wa succeeding hanyuma turagaruka kuri cya kindi kuko ngewe bintera nabango bintera impungenge birampangayikisha bikanambabaza iyo tubuze umuntu kubera ko yiyahuye nkitangaruka nkavuga isubu ntitwamurangaranye ntiyagize agahinda gakabije cyangwa se ukabona umuntu akugezeho ari muri ka gahinda gakabije pe hahita avuga ngo uyu muntu habayeho kumurangarana ese reje nta kimenyetso simusiga cyane tuvuga ngo iki kimenyetso byanga byakunda umuntu kigaragaje afite agahinda kandi gakabije nta kibaho cyangwa ni rwa ruhurirane yamukurira kwiyahura niyo atakwiyahura ariko nakashaka kugatindamo kwiyahura bishobora guterwa n'ibintu bibiri by'ingenzi iki kimezo kimwe n'ubwo twabivuzeho ku gihe wabonye umuntu wese ari yahuye n'ibyago ni byiza ko wabibonye wahita utaking initiative yo kubikora mu bwenge ukagenda umwegera gake gake umwereka ko ibyabaye ntago yabihindura nicyo kintu mu Rwanda rega ikibazo tuzi ko umuntu wagize ibyago ari bya bindi bikomeye umuntu abuze umuvandimwe abuze umubyeyi abuze inshuti tuzi ko ari byo bikomeye ariko ntabwo tuzi ko hari umuntu ushobora kubura ibihumbi 100 akagira agahinda ntabwo tuzi ko hari umuntu ushobora gupfusha itungo akagira agahinda kanatuma twebwe dufata abanyarwanda tumeze nk'abantu bakomeye bari tafu badafite ikintu ushaka kubahungabanya sorry kandi ibyo nkanabikunda kuko bituma umuntu akomera uraravanga inyanja irimo muraba icura umwozi mwiza ukomeye sibyo kubera ibiha abanyarwanda twanyuzemo bituma abantu baba bakomeye ariko tukirengagiza ko hari abandi muri twe badakomeye tukumva yuko dutegereje ko umuntu azamera nk'ukubiswe n'inkuba kugira ngo twumve ko hari ikibazo yagize kandi na kakandi wita gato kari very simple gashobora gutuma ajya mu gahinda gakabije abantu ari ikintu abantu babura ni education nkuna kubivuga uravuga ngo it is a key that is a key to everything key mu magambo arambuye agafunguzo key n'urufunguzo bura magambo arambuye keep educating yourself it is a key that is a key to everything buriya mu buzima easy ntagishoboka nta nubwibaho what is easy for you abantu ego nta kintu kimwe cyoroshye nta n'ikintu gikomeye biterwa n'impano ufite mu buzima umuntu ukina football uzi gukina neza aba yumva ari cyo kintu kimworoheye akumva ko binakunaniza iki bikunaniza iki umuntu ashobora umuntu uzi imibare mu ishuri uwumva imibare neza aho ati nta somo ryoroshye nk'imibare uyu uzi umunyeshuri twiganye yajyaga yibaza impamvu integral na derive abantu bose batabyumva niyo mpamvu abantu bakwiye gutandukanya what is easy for you to do and what is easy ikintu gishobora kuba kinyura kitakoroheye yego niyo mpamvu umuntu akora the best niyo mpamvu bavuga ngo do your best
Yeah. ukora the best of you wowe ibyawe ariko bikoroheye kuzuzwa byiza n'undi muntu ugufasha kuko hari ibyo utashobora. yego Elon Musk ni umu IT ukomeye cyane afite na business ikomeye cyane ariko ntiyabaga umuntu. yeah. Igihe cyose rero buriya kuri we ibya IT biramworoheye ariko ibyo budokiteri ntago byamworohera ntago izo qualifications. No kuvuga ngo abantu bagomba kumva ko buri wese kuri level yashobora guhura n'ibibazo. Yego. Icyoroshye ntikibaho aho ngaho turi kumwe cyane. Abantu basobanukirwa ko icyoroshye kitabaho. Rwose. Udategereza ko umuntu ahomba nk'ibyo wahomba kugira ngo Yeah. ko yahura n'ikibazo. Ni byiza ko ufite ikibazo yakivuga ariko ni byiza ko n'uwabe mwegereye bamuganiriza babona hari icyatera icyo kibazo bakamufasha. Ni ukuvuga ngo ibyari ni kimwe ku gahinda si ngombwa yuko umuntu agira ikibazo nk'icyo wagize kugira ngo abe ari mu gahinda kuko what is easy doesn't exist. Ntabwo ikintu kizi gishoboka. ahubwo buri wese ku rwego ariho rw'ubuzima buri wese ku buzima barimo ashobora guhura n'ikibazo kandi kikamutera agahinda ako gahinda kakavamo agahinda gakabije right. Yego. Hanyuma kugira ngo wenda n'iminota idakomeza gushira sibyo agahinda byo tubyumvikaneho nta muntu wagasekera undi nta muntu utakagira sibyo nta n'umuntu wakarenganyiriza undi ahubwo noneho tujyane hahandi tuvuga ngo bigenda bite ngo ka gahinda gatuma umuntu ashobora kwiyambura ubuzima. Yego. Kwiyambura ubuzima bishobora guterwa nako kari agahinda gakabije kariho ariko bishobora guterwa n'ikintu gitunguranye cy'ako kanya cy'ako kanya kigatuma adashobora kureba isegonda rikurikiyeho uwo mwanya agahagarika gutekereza kabagiye kwamakuza no kunkunda amahoro uba. Yego bibaho cyane ukabona nk'ikintu kwiyahura cyane cyane nko hanze hari biterwa n'urusimbi ukabona nk'umuntu yabyutse ameze neza agiye abyutse ameze neza amafaranga yari ayafite mu mufuka nta depression yari afite aragiye ashidutse nk'ubwenge bugiye akoze nk'ibindi bintu atateganyaga bikarangira byako kanya bimukurura ikintu. Ushobora kubona nk'amakuru ku nshuti yawe agutunguye ahabanye cyane no kuri we wumvaga wari ufite byako kanya ntushobore kureba kuko buriya ntago kwiyahura biterwa na hopelessness biterwa ntabwo ari kubura ibyiringiro uko iyo tuvuze oya no kuri muye wakoze ngo ni hopeless abantu hari agahope gake nta kaba gahari kuko ntuba ushobora kureba isegonda rindi rikurikiyeho uba wumva ko ibyabaye udashobora kubishyikira kandi ibyo twasobanuraga na kare hose isegonda rindi rikurikiyeho future niyo ni igitekerezo kiriho kiri aho ngaho kugira ngo umuntu wese yumve ko ibyabaye akanya bitahinduka. Ndaguha urugero hari nk'ugiye umuntu aguha nk'ubuhamya bw'ibintu yaciyemo wamureba kuko ntushobore kumuhuza n'amateka yabanje. Yego. kuko yashoboye kumva ko ejo bishoboka ikidari gukunda uyu munsi ejo gishobora gukunda. Abantu bagomba kubyumva rero bakagira icyizere kumva ko uko byagenda kose igihe cyose ugihumeka kuko iyo wiyambuye ubuzima nibwo bwonyine udashobora bwo gutsinda. Ufashe icyemezo cyo kwiyahura niho honyine ubugiye udashobora gutsinda ariko igihe ugihumeka waba urwaye waba urembye waba byagenze gute waba wahumbye baguteje cyamunara bakugize gute igihe cyonyine udashobora guhumeka nibwo ibyo bitahinduka. Ariko niyo mpamvu iyo wiyahuye uba wishyize mu ubutsinzwe uba wishyize ahantu ho gutsindwa ahanyaho ariko iyo wirekeye ubuzima ugahumeka ibyabaye bishobora gusibangana. Kwiyahura ni icyemezo cy'ubugwari cyangwa n'imbaraga nke z'umubiri n'imitekerereze yawe. nta muntu ncira urubanza ibintu byose bibaho gusa icyo navuga ku kwiyahura ni uko gusa umuntu ataba yashoboye kureba ejo ntabwo aba yashoboye kureba ejo ko ibintu byahinduka nta bushobozi aba afite muri we ni ikirero kuko njye ahantu njye nkomeza gutsimbarara ndagira ngo tuvuge sibyo ushaka kuba ufite umuntu w'inshuti yawe akakanya muriho muraganira ukamutega amatwi ariko wenda muri bya biganiro mugirana nta kibazo ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu atiyahura agomba kuba hati hari ikintu nita Erika bivuga bisobanuye iki hari ibanza na iheruka emotion and action. Emotion irabanza uhuye n'ikintu cyufasha amarangamutima yego inyuma ni action ugomba guteka igisubizo ugomba gukora hanyuma iyo Erika hagomba gucamo reasoning gucara ugatekereza ukabiha
ariho urezona ibyabaye ukumva ko ejo bishobora guhinduka. It was meant to be, ikavuga byagombaga composure. kubaho. Yego ni mnemonic. Ikavuga composure. Ikavuga emotion, reasoning, intelligence, composure, action. Ngaho ugenda kamwe kandi emotions rero twamaze kubyumva ni amarangamutima ugira gashobora kuzamuka. Wagize attack kugira emotion. Yego. Wagize ikibazo kigutera emotion. Hagomba gucamo reasoning. Tekereza. Hagomba gucamo intelligence. Kiramo ubwenge mu bintu ugiye gukora. Hagomba gucamo composure. Tuza. Ugatuza hanyuma action ukayitakinga. Niyo mpamvu uvuga ngo no mu Kinyarwanda agiye baca umugani wango niba wishimye irinde gutanga promise. Irinde kugira icyo yizeza umuntu wishimye cyangwa se ko warakaye irinde gufata icyemezo. Kuko warakaye irinde gufata icyemezo. Igihe amarangamutima yawe ataramwe asanzwe ushaka kuba baye cyane ushaka kuba wishimye cyane wifata icyemezo na kimwe. Wifata icyemezo. Nicyo bita Erika. Between emotion and action harimo reasoning, harimo intelligence na composure. Nibyo bituma kenshi ufata mbabare mugafate pe nanjye ndagafashe Erika King mbabare ntuziyahure Erika harimo emotions, reasoning, intelligence, composure na action. Wow, shaka ndumva ngakunze ngende kumva ari keza. Umuntu wese akazi numva atajya kwimanika n'ukuri. Niyo mpamvu no muri Bibiliya babivuga muri Hosea sinibuka umurongo neza. Ntago narizi kujya usoma Bibiliya bigeze aho ngaho. Mva cyakora mu mpera amashano wadukurikiye. Ntago narizi gusoma Bibiliya ku rwego ushaka kubuzi n'umurongo n'igitabo. Umurongo uri mugufi. Wow, keep umurongo uravuga. Ahiriwe bande muri Matayo sawa. Uravuga ngo abantu banje bagiye kwicwa n'ubujiji. Oh la la. Ako nanjye hari undi nzi. Abantu ntago bari gukoresha intelligence byo twavugaga. So ngo ignorance igiye kurangiza abantu b'Imana. Niki baravuga ignorance biyo giye kurangiza abantu bayo kandi rwose. Ariko umuntu w'Imana wiyahura wereka nkubwire. Ariko kano ajya yikomanga mu gatuza avuge ngo ndi kigwari. Vraiment kuri umukristo ukiyahura byo biragatsindwa. Kano uno murongo uzawo kiningi. Umva nk'umusomyi wa Bibiliya uraza kumbwira neza ngo igitabo cyitwa nguki ndaza kwakubwira uze kuza kuhambwira pe. Hari umurongo uri mu gitabo nanjye ntibuka neza ariko baba ngo Uwiteka ari warwanirire n'icecekere. Ntango cyagiye wagize ikibazo mu bandi tuza gishyiramo igihe cyose wahisemo icyemezo cyo kuguma guhumeka cyo kuguma kwihuzima ibintu birahinduka. Ikintu cyo gutsinda so gutsindwa biri mu bigize intsinzi. Uko aho tugana ni ku ntsinzi muri urwo rugendo hagomba kubonekamo no kugenda umuntu atsindwa ariko byose twiga. Ntabwo nibuka umwaka twari turimo ariko twe turi kwiga ibintu bijyanye na economy. Umwarimu aratubwira ngo abashaka gutangira business ni bande tukamanitse turi classe yose aratubwira ngo ikintu cya mbere muzahomba amezi 6 ya mbere tutatumanura akaboko. Byamutwaye umwanya kugira ngo atwumvishe ko icyo gihombo tuzagira ariho hazavamo kunguka muri business. Ari niyo mpamvu ibyo wavugaga imbitsindagira cyane mvuga ngo gutsindwa ça fait partie yo gutsinda. Nta muntu ushobora kubona akakanya wageze kuri apoje wageze ahantu yifuzaga ngo akubwire ngo naravutse ngo ngenda tudruwa ntaho nsitaye ntaho nguye. My dear ntibazakubeshya ntibibaho. Uzatsindwa rimwe kabiri gatatu ariko uzongera ubyuke uzongera uhaguruke uzongera ukomeze urugendo kandi uzagerayo. Niyo mpamvu kwiyahura ntabwo ari best option ku muntu wizera Imana. Byo bisibe mu bintu wigeze gutekerezaho. Nimba utizera Imana ndagira nkubwire ngo wibikigwari basi kwiyahura no ntibishoboka. Turahari ngiye uramutse uhangwe kambwira ngo ufite agahinda gakabije naba mu byo ndimo nkaza nkagutega amatwi ariko ntiwiyahure. Niyo mpamvu ikindi kintu tugomba kuvugaho psychology igaragaza ko umuntu wese ahantu agomba kuba agomba kugira ability agomba kugira ubushobozi own mistakes agomba kugira ubushobozi bwo kwakira no kwemera amakosa ye. Ndaguha urugero ushobora icyabenshi ntacyo bafite Dega dukora ingero yimenetse ari wowe wari uyifite. Umuntu bamubona ahantu atuwosige kandi ari we shayo abenshi ntacyo bafite. Iyo tije umuntu ikintu akacyangiza ari we ugifite umva iyo ari we hari kundi kuntu ari kwigengesera. Ariko wowe byakubaho ukibabarira bikanoroha cyane. Ushobora gutiza umuntu nk'imodoka
akayigongesha akayibirandura mu muhanda akagira cyaba njye nako byari kuba buriya impamvu abikoze nuko bitari ibye kuko kuko abantu rero bagomba kuko bafite ubushobozi bwo kwihangana amakosa I know that bagomba ibyo nibyo n'amakosa y'undi muntu bagomba kuyakira kandi bakayihangana rero udashobora kwakira amakosa ye n'ay'undi muntu aba ari kuruzinga humanity kuko ishyire mu mwanya umuntu aba ari kubutakaza nibyo ishyire umwanya cyo ndacyemera 100% abantu isi ya none yumva we ari mwiza cyane mu migirire no mu mikorere no mu mitekerereze ahubwo abandi bamwegereye ari bo kibazo akaba yumva ko atatekereza nabi atakora nabi atavuga nabi ahubwo akumva ko abandi ari bo kibazo ariyo wamugani ariyo mpamvu wamugani ibyo uvuze ntidashobora kwemera amakosa yawe ubwawe ugomba kwibabarira ntabwo wakwibabarira kandi utibabariye ntabwo wakwemerera kuba yego ahandi birangira umuntu aniyatse ubuzima wamugana mwango ro kwiyaka ubuzima ndumva buri wese yaba umukandida buri wese yabwiyaka ahubwo icyemezo cyo kutabwiyaka ni wowe ni njyewe ugifata cyifatire nyifatire tubeho kandi dukomeza no kwihanganisha n'umuntu ushaka kuba yafite uwo yabuze byagendekeye gutyo no kwihangana bibaho gusa nanone harimo ikintu abantu bajya bavuga kijyanye no kwiyahura ngahira muri kagahinda kabije ngasanga societe tubigiramo uruhare ugasanga nk'umubyeyi cyangwa ugasanga nk'umuvandimwe mu bantu ubwo ndavuga abantu bari mu nzira irimo abantu barenze umwe babiri societe irimo abantu barenze umwe babiri nta muntu ushobora kubaza undi amakuru twese imitwe chat nizirangira game nirangira Netflix nibirangira mpita njya kureba King ya postinze iki kuri YouTube noneho usange wa mwana ari gukura areba ibyo wa muntu hari wenda ku kazi banamubwiye nabi cyangwa wa muntu uri wenda ahantu ntago byamugendekeye neza yumvaga mwe muri kumwe uwo mwanya ashaka kuzamuka namubaza ngo amakuru wiri ute warabite bikarangira aho umuntu agahita ajya sengeyo njye kuderanja uriya muntu uri kuri phone rekanye ne mu cyumba nifungiranemo nitekerezeho tu ugasanga umuntu agiye muri bwa bwigunge ibyo ntibishobora kuba intandaro yo kugira agahinda gashobora gutuma umuntu aniya ku buzima ari igitabo nasomye ni byiza ko nibyo nakubwiraga kugira ngo tube niyo mpamvu future ni akazoza cyangwa hazaza ntabwo ushobora kuhakoraho ntushobora kuhakoraho ni igitekerezo uba ufite urahatekereza ukahimagine ukumva uko hazaba hameze niyo mpamvu ushobora kubaho uyu munsi neza ntushobora kureba ibintu no mu hazaza habyo ukareba yuko uzakomeza kunyura ku bantu nta n'umwe usuhuza undi ukavuga uti ejo bizagenda neza hari igitabo nasomye urumva hari igitabo nasomye cyitwa ngo The Death of Death urupfu rw'urupfu yego cyanditswe n'Abanyesipanyol babiri bavuga ko aho future aho ejo hari kugana abantu bazageraho akaba ari bo gupfa kwiyahura bikiyongera gupfa abantu babyihitiyemo bikiyongera bikazamuka ahubwo ejo undi nibwo nari ndi kubona kuri WHO bashyizeho n'icyegeranyo cyakozwe muri 2022 kigaragaza ko abanyafrika ari bo biyahura cyane mu Rwanda icyo gihe hari amaze kwiyahura 550 ingahe yego nukubera iki bavuze nize ngingo bari bafite nizi baravugaga bati aho ubushobozi technology igeze yego abantu ubuzima ikizere cy'ubuzima kiri kugenda kizamuka bijyanye kizamuka cyangwa kimanuka ndagusobanurira bijyanye nuko hari ibibazo bitakimukaga ejo bisigaye bikemuka niba ari nk'ababyeyi bapfa babyara ntabwo biri kugenda ni kwa kuri tuvuga ngo ni isaha y'umuntu biri kugenda bigabanuka niba ari abana bapfa bavuka biri kugenda bigabanuka yego ibyo byo biri kugabanuka ubu ari igihe kizajya n'ubu hari byatangiye bagaprintinga bakoreshaga printing bagaprintinga impyiko y'umuntu imeze neza 3D bagaprintinga umwijima w'umuntu bagatanga human spare parts bavuga ko ari human spare parts yego nuvuga ngo niba iyo bavuga ko ngo death by natural causes urupfu rusanzwe rwatewe n'impamvu iyi ngiyi isanzwe urwayi urwo ruzageraho muri future nta rurimo ruzageraho rugashe no kuvuga ngo umuntu arimo aragera ku rwego ashobora gukuraho urupfu rwatewe n'uburwayi yego wowe ugapfata uko igihe cyawe cyageze ari Imana yavuze ngo iyi saha irageze umuntu reka atari right nayo iyo ngingo none se uri kugana kuko nimba umuntu ashobora guhagarika kwicwa n'impyiko n'abantu zirimo zirahitana urupfu rwatewe n'uburwayi busanzwe death by natural causes
ababisobanukirwa bahita babisobanukirwa. yego birasobanutse ko urwo ruzagera rugashiraho. Yeah. Abantu ahubwo noneho bakaba aribo bikururira gupfa bitewe n'ibyo bakora n'uburyo babayemo n'ibyo byemezo bagenda bifatira bidahwitse. Akaba ariyo mpamvu abantu bagomba kwipositiona bakagira composure bakagira gutuza muri bo kugira ngo bataba bakurirwa n'ibyo ngibyo. Kubera technology waruvuzeho nayo iri mu bitera social media itera depression abantu bamwe na bamwe kubera kwikompara kubera kwikompara kubera kubihugiraho bintu ku bandi mu buryo bwinshi butandukanye. So rero ni byiza ko twamenya ko hari ikigiye hari ikizaba mu bihe bindi kuri ubu ngubu tugatangira gufata umwanya wo kuganira kwitanaho kwita kuri bagenzi bacu kuko ari igihe nk'icyo kizaba gikomeye. Nubwira ko kizaba gikomeye kuko umuntu azajya yifatira icyemezo kibi. No kuvuga ngo ubwo social media ishobora kuzagira uruhare nacyo bwa ni ikiganiro kirekire wenda kakubwira icyo niyo ngitekereje nanjye ubwo nyemita mvuga ubundi yaje ite isaho ntituyikoresha nabi ni ibintu tuzagarukaho mu minsi yabyo bitewe nuko iminsi igenda idukundira. Ariko kuri uyu munsi ikintu twashaka kugarukaho cyane no kutsindagira umubabaro ni ibintu bisanzwe sibyo. Agahinda karasanzwe nta muntu utakagira, ariko agahinda gakabije gashobora gutuma uniya ku buzima. Ongera utekereze neza ko nta ruhare wabigizemo kuko kugira ikibazo byo bibaho nta nantu twabikwepera, kugira ibyago nta nantu twabihongera. Ariko gufata umwanya ukajya hahandi twavuze muri Erika ukajya kuri reasoning yitindemo biragufasha kuva muri kwa kundi guhakana ko ikintu cyabaye ucyemere ucyakire. Numara kucyakira ntabwo uzajya kwamakuza pe. Sorry kuba ndi kwakoresha cyane nuko hari mu hantu hagiye havugwa abantu bajya kwiyahurira n'ahandi hariho hose. Nimba wafata umuti utumupfa, nimba wakwikata umutsi n'ibindi byose ushobora gukora kugira ngo ujya ku buzima, stop right there. Jya muri reasoning witekerezeho, byose birashoboka. Turimo tugana ku musozo, hari igihe tujya twibaza ese umuntu ashobora kubana n'agahinda atabizi cyangwa akabana n'ingaruka zako atabizi? Birashoboka. Urakoze. Umuntu ashobora kubana n'agahinda atazi ko akagahinda ari agahinda gakabije, atashobora kugaklasifiya. Ashobora ngo akagahinda n'agahinda k'igihe gito ko twavuze ko karimo ibice bitatu. Yego. Tazi ngo n'agahinda k'igihe kiringaniye, tazi n'agahinda k'igihe kirambye. Ashobora kuba atazi ko ari umuntu wafashwa. Yego. Gusa yarebye mu mico ye akareba uko yari ameze, akareba niba gisubira muri pasi akabona biracyamugora. Ibyo byose ashobora kubireba akamenya ko agafite, ahubwo icyagorana no kutamenya ko hari ubundi bufasha, kuko twagaragaje ko 75 bose nta kintu kimwe bafasha, nta kintu kimwe bafashwa ku gahinda kabo. Ntibafashwa kuko bategereye uwakabahaye ubufasha, ntibafashwa kuko babegereye bakababurira ubufasha. Ntibafashwa gute? No kuvuga ngo agahinda gakabije. Yego. Umuti wa mbere ni ikiganiro. Yego. Umuti wundi ni ikiganiro, no gukora siporo, no gushaka kwishima, no kugira ya composure kwa gutuza, kumva kutahindura ibyabaye, kureba ejo cyane. Yego. Ibyo byose rero bavuga ko nta na kimwe baba mu 75% bagafite. Abo bandi basigaye bo nibo bagerageza gushaka ubuvuzi. Niyo mpamvu dukangurira n'abantu kujya bajya kwa muganga, kuko kiri mu bibazo byihutirwa by'ingenzi n'isi yose yagurukiye, kuko twabonye ko ari cyo muri cya gitabo bavuga ari cyo kizajya kiba kiri kujya kidutwara abantu cyane. Ni byiza ko twahaguruka akanya tukagerageza kwita ku buzima bwacu bw'abaturi hafi bose. Yego, ndumva ari ibyo. Ndumva ari nibyo ngibyo twaba tuvuze ku gahinda gakabije, agahinda cyangwa se depression. Reka nshimire cyane Regis Muhire utuganirije muri uyu mwanya. Urakoze cyane. N'utani tugutumira se uzagaruka? Ntago mbizi. Ibyo ni ukunguko, ariko ndamwizeye ko azagaruka. Ndetse n'undi wese ufite icyo ashobora kutuganiriza cyane cyane ku buzima, ubuhamya, uburwayi runaka yaba yarigeze agira akabukira, ni karibu hano. Mujya mubona ko dushyiraho n'akanimero, ushobora kuyihamagara, ushobora kwandika ubutumwa bugufi, yewe ushobora no kubishyira muri commentaire. Ariko nge sinkunda ko umuntu yivamo hara muri commentaire. Right, thank you. Yabibibukije. Mwibuke ndaza no kubigeraho nabyo kugira ngo ibi byose ubibone no gukora no kuri subscribe, you like, you share, you watch, ugasangiza abagenzi bawe. Ngaruka nanone sinkunda ko abantu bivamo kuko biri mu bintu bituma abantu bagira
agahinda bitewe nuko hanze ahangaho ushobora kuvuga ikintu cyakubayeho abantu bakakwatakaho kugira ngo bagukize, bakagucira imanza kugira ngo bakugire inama zishobora kukurokora. Niyo mpamvu mvuga ngo nimba ari icyo wumva wadusangiza anonymously, utagaragaye, utamenyekanye, ushobora kumpamagara nkaza tukaganira. Ushobora kunyandikira kuri iyo nimero, kora subscribe, nicyo cyonyine usabwa, ubundi tuganire. Plus uvuga ikintu kikurimo cyakubabaje, plus ukira. Regis yagiye abigarukaho, agahinda gakirira mu biganiro, cyane cyane gakirira mu biganiro. Indi miti yose wahabwa ni imiti ishobora kuvura ingaruka zatewe n'imyifatire nuko witwaye muri ako gahinda, ariko umuti w'agahinda ni bya biganiro. Mukomeze mukurikire Gisa Foster TV, subscribe, share na like, musangize bagenzi banyu. Uko mudutera inkunga mutureba ni nako tugera courage yo kuzana ibindi biganiro. Naho ubutaha, Imana ikomeze ibarinde.